Muteteri. Ino hano mubwire. Ushikembe ukuntu bayikeza, urabona ukuntu usa. Jana tukiganirira. Niko nikaribu. Usa wakeye. Hano yanjye. Burya ngo witwa Muteteri. Ukuntu usa n'ukuntu umeze nta buryo zina rikukwiriye. Ubugenge kukwitira izina kandi ryiza cyane. Ubu guhera uyu munsi ntuzajye ubwira ko witwa Muteteri, witwa Kasi. Kasi niryo zina rikubereye n'ukuntu usa n'ukuntu umeze. Kasi rero buriya nkikubona nahise mbona ko bizinesi yanjye igiye kwaguka bitewe n'ukuntu usa ukeye neza kandi izagenda yaguka ibe nini. Reka rero tube twinywera harya wowe unywa iki? Ndimo kafe. Ariko natetse ve. Reka tube twinywera ubu nibwo buzima niberamo. Ubu nibwo buzima bwiza n'inywera. Nabundi rero hari bizinesi nshaka nzabuganirizaho. Reka tubanze twinywere, tubanze twinezeze mbese igihe ubuzima bwawe no kwinywera, kwibyinira, ndikunda n'umuziki cyane. Gusa iyo bizinesi niyihe? Ndaza kuganirizaho. Ubundi ubuzima bwawe no kwinywera izi nzoga zisigaye zananira kandi ninywera. Ese ntabwo ujya ubasha kubyina? Kubyina se? Shaka kubyina nanjye ndagerageza. Hano hari umuziki nari ndimo numva yose nshaka gushika. Nanjye ntabwo mbimufashe. Haguruka wigishe. Ngo nanjye mpakaye kutera umuntu. Ukuntu ari keza. Akazi kigo kari keza wa? Ni ubuzima agenda iberamo nta bundi. Shaho bayeho neza pe. Uranamanuka ukagera hasi. No mu mugongo nta kintu urumva hakomeye. Ese ntabishobora ibyo bintu. Nawundi rero ndaza kuganza nimugoroba. Kano kave ndumva ari sawa. Numva karyoshye. Ngenda gushyiramo n'akandi. Ndumva ari sawa. Kose uyu mwana ndimo ndeba utangiye gusinzira buke acika intege. Bizinesi yanjye bazayishobora. Bizinesi yanjye naba ntangiye kugira icyizere gike ko azayishobora. Maze nisomera agacupa. Kasi se ko nayo turimo turabyina waje gusinzira gute? Bimeze bite? Ese turimo tubyina byaje kugenda gute ko ndaburyamye wasinziriye? Inzoga. Iyi nzoga sive nagwaye. Nagwaye nyinshi. Ariko iyo. Uzi ukuntu numva ameze? Ese ubundi wowe uracyanywa? Tungukire. Mushaka nawe utangiye kwiga kubyumva. Ubu uraryamye wasinziriye akira. Kano kayoga uburyo karyoshye. Ndumva nashize. Nase wowe mbona nta kibazo ufite. Kihese izi ni inzoga n'amazi. Imeze nk'amazi.
musananijwe n'iki twasi tubyinana ariko noneho nasinze aka kantu konyine niko kagusindishije menya nasinze ubwo nta mbaraga ufite muri wowe n'ubundi noneho byakubitemo n'umunaniro nari mfite ndumva byose byahumiye ku mirari hano hari inzoga gusa isakaye hararyoshye ndumva nakomeza nabo abo dore kanashizemo nayo yayo none se ubu buzima nibwo ubayemo ni ukunywa kubyina mbese ariko rero ndaza kuganira nimugoroba nimwe tuza kuganira bizinesi nkora kandi nawe nuyinjiramo neza bizakungukira cyane gatoze twinywere ariko nyamara wambwira akazi ukora banza umwe ubuzima ubayemo kasi banza umwe wowe ugira ikibazo ndaza kuvuga bizinesi nkora ahubwo se wayimbwiye ngende uba mfite amatsiko yo kumva iyo bizinesi wowe ugira amatsiko tuze twinywere ubanze unaruhuke mu mutwe ubanze wumve ko uri mu rugo shama kuri ndumva jyewe ndumva nasinze hajyemo indirimbo nziza cyane we hafi utabona muri mu ahubwo sura n'ubwo uracyabyina siko utajya unanirwa ntabwo ujya unanirwa kaninywere njyewe twinywere cheers amazi ko mu kanya cyose bitetse ari inzoga kigiye izo namwe nizo banshiramo uravuga iki ariko ni ukuvuga ngo mu kanya tugiye kubona tuzane tubanza turiye ubundi tubone tuzisasire uri ubanye se ko ari inzoga ahubwo wanyweye nanjye kamwe ndi kunywa amazi menshi banza uzikubikore n'iza mbere rero kubera ko nazimenyereye nta kibazo karibu sheri urakoze cyane muraho neza muraho nayo ngukumbuye ni ukuri kose karibu umwana se umwana wamwihoreye wambwira ese ko ni umupasiteri se ngo tumenye ko umupasiteri neza uraba sheri iby'umwanzi wawe wambwira disi ndakubona wambwira ataba se wari uri aho ndaho nk'abagenda ukibusha nawe yayo ese ko nza nkabona abana nk'abangaba ndaza ukaba kameza ariko witwa ndetse kujya urabizi ko muri tayari wese rwose ntabwo ni akanyabwe dore ntabwo karahura n'ibicanga ku bandi uba mubwire se umuca mu ijambo kandi arakugurisha ni akantu nazanye ngo ngaforume ya bizinesi ntabwo njyewe ibyo ngibyo sinjya byumva mbona ndi tayari urabizi ariko si uko ni iminsi ingahe ntabwo nzigera ntabwo urasobanukirwa koko undi umuntu wo kwirirwa waje kwicara hano tweganira gake gake ariko arushimirwa kubwira kasi twaba duhaye akanya gato uzana ariko se watuje tuze umwana wegera arimo koko we ntabwo mureba wowe tu kuganiriza nabyo nta kintu bitwaye ga umukire iby'umwana rero uyu mwana ni mushyashya ushaka kubanza kumuforomo azamufasha muri bizinesi yacu yagenewe niba ashoboye kuba bizinesi mbese wareka nkabanza nyine mbese umuntu ugomba kubanza nkamwumva nkumva niba nameze neza uriya mwana urabona nyine aracyari muto muto kubanza nkakumvira nkamubwira niba binagenda da ese we ntabwo uzi ko mbona ndi bamukumbuye ndabyumva ariko nawe banza ukwari bareba ubusanzwe utwara nicyo kiri bumve ubushobozi bwo kumenya niba ushobora kuba watwara amagare abiri icyarimwe ese byarananiye muri make ni kugenda byumva bareba iminsi nawe ishize tudahura kunyonga igare ariko njye mari tayari akunda no kumbuye uriya wanze kunyonga igare urusangamo nawe ushyuye nkana byose urabizi urahari nanjye ndahari nawe arahari nanjye ndarite reka tubaze tumuforume ntabwo tubone kumushyira muri ya bizinesi urahari
ndahari nta kikwirukansa nanjye ndahari nawe arahari nta kindi namuzaniye nanjye ndakazi tone tunyonga igare Sheri mvuye gutumiza ako kunywa n'ako kurya kugira ngo dukomeze tugire imbaraga ariko sinkubeshya byo nuvuga nanjye ntazi ukuntu meze bishaka kugira ngo bikomere usange abana no kunyeganyega biranze kajya kaba kaje ko kunywa n'ako kurya yewe nabwo reka umuntu ukorana ameze neza ako se ubu wanjye bitayandi kabyemba n'ikirema kariro sibyo ubundi wowe ndabizi n'abandi bantu wanyibere tumwe burya Nenda umwana nifite n'ubushwe nawe yaje. Oya nibyo gerageza mubwira ahubwo nsinzana urabona ngize ubwire bamwe. James tw'ikibazo. Presentation iteka saba. None uyu munsi nije ndakubyinisha none wana. Ku buryo naho ndi wawundi. Tumuga ati none nawe ngino tujyaneyo. Buriya rero reka mubwire ni numva wanjimije neza. Nuri washakaga ndamuga nk'inyongezo. Sawa tajya Ewa, rero iki kiguma kimaze imisi kinabimwe. Sheri, eu uso naquele bullshit pe. Resolvi. No comment. No comment. No comment. Ayo. So, ubwo rero isezerano ni iki? Umwenda. Umwenda. Amwenda ngufite se. Nakandi subira cyane. Uye mwenda. For sure nta kintu. Chaka kakana hano. Nawe iki wabigira n'icyo. Arakoze Sheri. Oya, urabizi twabivuganye. Hari kiri mu kindi munsi. Nta kintu bigushinje. Ariko reba igihe gishize utaza kunyonga igare. Ntabwo ndashira ubushyuhe. Oya, wimbwira ibyo bintu urabizi. Banza uzi imodoka neza. Ku buryo numva mbaye satisfied yo kumva ko mbese nta kindi ndi bugushinje. Nyamara ibyo babidukoreye. Iriya ndirimbo yakoze umuti kabisa. Urimo sabo nyine. Yakoze umuti. Ariko rero ntabwo twahita uzana umwaka nanjye ubushyuhe bahita urabumara. Ariko babizi. Yemba njanga nishyuye. Icyo ni kimwe. Nza numva ewana
ibintu ari ugukwakwanya nyine nawe urabizi mba numva nshaka nza ameze kwa kundi subizi ariko rero nawe ntukandimita abana beza baraza ukavuga pembeni ibintu nk'ibyo ngibyo ugenda erega umva nkubwire uriya mwana ko yararahaje ariko baza nanjye ukemura ikibazo cyanjye cy'ubushyuhe nibushira ujya usanga wishyuye fagitire ndabikukuriraho nibyo ngibyo cyangwa duhita tutangira no gutanga twishyura ntabwo ndi gukosha ko ariko nubanza kumara ubushyuhe nta kibazo ahubwo twongere oya ndi tayari nanjye humura